dosiye yari igezweho mu ijuru. Buriya mu ijuru bagira dosiye nyinshi, ariko hari igihe dosiye mu ijuru bubura dosiye ivuga ngo abarimo kurenganyirizwa agakiza k'Imana. Ubwo ijuru rero iyo ryubuye iyo dosiye, haba harimo gukurikiranwa abagabo bakubitwa n'abagore bavuye gusenga, abantu birukanwe ku kazi na ba shebuja, abantu bagiye bangwa n'ababyeyi kubw'ubutumwa bwiza, ababesherwa ndetse n'abandi barenganywa, abafite agahinda mu mutima ka bene wabo bifuza ko bakizwa. Iyo dosiye y'Imana yibutswe y'abarimo kugirirwa nabi kubw'ubutumwa bwiza, Imana yohereza n'abamarayika bajya muri za gereza kugira ngo wa muntu w'inzirakarengane wicayemo atijujuta, atagira uwavuma kandi ataza kuboroga, kuko gutaka kwe kwageze mu matwi y'iki? Y'Imana. Iyi Imana yakugezemo itera abantu kukwibazaho, uyu muntu ni muntu ki ko arimo kwinjira mu bibazo bimeze gutya, ko turimo kubona situasiyo imeze gutya? Ni iki kirimo gutuma akomeza kwihagararaho mu gihe azengurutswe n'ibintu bibabaje, akaba aribwo arushaho kugira gute? Kwishima. Ni igihe cyose uzabona umutungo wari ufite uhombye ukumva igisubizo ni ukwiyahura. Ni igihe cyose uzabona ubuze uwo mwashakanye ukumva ugiye kwiyahura. Ndagira ngo mbabwire ngo ku bantu b'Imana, na nyuma y'aho abantu bavuga ngo ugiye gupfa, Imana iba igifite ububasha bwo kuguha kubaho. Iherezo ry'umuntu wataye Imana, ubuzima bwe arabwiyambura, kandi Bibiliya ivuga ko ubuzima bwacu bukontororwa n'iki? N'Imana. Iturufu yitwa kwiyahura, mwa bagore mwe ntimuzongere kuyirisha, nimbi kukangisha kwiyahura. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe Imana yemera kuhinduka ikibaho yandikaho amasomo, kubera ko ufite abantu benshi bagusomaho. Imana ikemera kugucisha mu isomo kugira ngo ku musozo w'iryo somo hazabe hari abantu bamenye gutandukanya Imana na Satani, bazi gutandukanya isi n'ijuru, bazi gutandukanya gukizwa n'ubuhezanguni. Irinde kurumbira Imana.
tugiye kwigana icyigisho nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo imbarutso yo kwihana. Imbarutso yo kugira gute? Yo kwihana. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kunezezwa cyane no kuduhaye amahirwe yo kugera mu nzu yawe. Buri muntu wese yagize kwitanga kudasanzwe, buri muntu wese afite impamvu mu mutima we idasanzwe yatumye yemera kunyagirwa aboneka hano. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho rero tweretse n'ababa bari mu nzira, abari babifite ku mutima ariko ikirere kikaba kitabakundiye, kugira ngo nabo ubaho umugisha wo kugira ngo uko ugiye kubana natwe muri iyi sabato nabo Mwami Uwiteka bakugirire umugisha. Ngaho rero Umwuka wera azabane natwe kugira ngo kubumbura inyandiko zawe muri uyu mugoroba bagusigweho amavuta yawe, kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga mu buzima bwacu, kandi buri muntu wese uri aha ngaha agira amahirwe yo kumva ikintu cyihutirwa cy'ingenzi akeneye mu buzima bwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Umunsi umwe Pawulo yari ari kumwe na mugenzi we witwaga Sila. Bari bamaze gukiza umukobwa utewe na dayimoni. Uyu mukobwa Bibiliya itubwira ko yungukiraga ba shebuja ibintu bikomeye cyane. Mu kuva aho ngaho rero havutse akavuyo kubwo gukira k'uwo mukobwa, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ba shebuja w'uwo mukobwa bungukiraga mu ndwara bari barateye uyu mukobwa, ariyo ndwara y'abadayimoni. Uyu mukobwa rero yagize amahirwe arakizwa, akira kubw'imbaraga Imana yari yarashyize muri Pawulo. Bibiliya itubwira rero ko byarangiye ba Pawulo babafashe babakurubanira mu nkiko, babajyana kubafunga, ndetse abantu bahagarika imitima. Ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 Bibiliya itubwira ko nyuma y'uko umukobwa yirukanwamo abadayimoni habaye induru, abantu bose bahagarika imitima, ndetse hazamo n'ibibazo by'inyigisho. Umurongo wa 22 abari aho bahateraniye babahagurukira icyarimwe, bahagurukira Pawulo na mugenzi we Sila. Abacamanza babatanyaguriza imyenda, babategeka ko babakubita inkoni, ndetse izi nkoni zo baranazikubiswe. Ariko wakwibaza ngo ko Imana yari ibonye ari abavugabutumwa bayo, kuki yemeye ko bakubitwa? Ngo Imana yararebye yitegereje ibona iki kirorero gikenewemo umurimo ukomeye. Ariko uburyo Pawulo na Sila binjiye muri iki kirorero, kuvuga gusa ndetse no kwigisha gusa nta kintu bizatanga. Imana yemera ko ibyababayeho bibabaho kugira ngo Imana izagaragaze imbaraga ziruta iz'amagambo. Amen. Kubw'ibyo rero barabakubise ndetse babarema inguma. Bamaze kubakubita inkoni, umurongo wa 23, bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, babategeka umurinzi kugira gute? Kubarinda cyane. Uyu murinzi ababonye yagerageje kubareba mu maso ngo arebe ko bameze nk'izindi mbohe zisanzwe ziza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akomeye yuko batari bameze nk'imbohe zisanzwe. Barinjiye, uwo murinzi ababonye nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Uyu mugabo yari umugome mu rwego rwo hejuru. Nyuma y'uko abona abantu bafite inguma, bababaye, bakubiswe, nta kindi kintu yakoze ngo babamuhaye, yamenye ko ari imfungwa zidasanzwe, abajyana muri kasho yo muri kasho. Kasho yo muri kasho murabyumva? Nuvuga ngo nubundi wari ufunzwe, ariko noneho bakujyanye habi haruta aho habi wari ugize gute? Wari ugiye. Arangije abafunga amaguru. Ariko ku muntu w'Imana kumufunga amaguru utamufunze umunwa n'umutima ntacyo ubukoze. Nubundi bari bagifite icyo bakora. Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa cyanditswe na Ellen White mu cyigisho cya 21 haranditswe ngo izindi mbohe zatangajwe no kumva amajwi y'abasenga bakanaririmba
yari arimo guturuka mu cyumba cy'imbere muri gereza. Bararebye bitegereza ibihe binjiye, abajyana muri basanga kwiganyira ntacyo biri bumare. Basanga kubwira abafunze muri gereza. Buriya hari igihe wicara ugahita uvuga uti aba bantu nsanzemo cyangwa uyu muntu uri mu bibazo, reka mubwire ibibazo byanjye wenda arangirira impuhwe. Basanze kubwira abafungiye muri gereza impamvu zatumye bafungwa basanga ntacyo bamaze, kuko kwiganyira mu bibazo byawe no kubibwira abandi cyane nta gisubizo kiri muretse gucika intege. Bashatse uburyo ijuru rigomba kumanukira aho hantu. Bari bamenyereye kumva abo banyururu, bari bamenyereye kumva urusaku rwa nijoro rw'imiborogo, bamenyereye kumva abantu bafunzwe bivovota ndetse barimo kuvuma abantu. Ibintu bitatu umuntu wafungirwagaho babaga bafungiwe, amajwi yavagamo aho muri icyo cyumba yari amajwi y'urusaku yazamukaga nijoro, yabaga ari amajwi yo kuboroga, yabaga ari amajwi yo kwivovota, yari n'amajwi yavumaga ababagiriye nabi. Buriya mwari muzi ko abaturanyi bacu iyo twinjiye mu kigeragezo no mu kibazo, abaturanyi bacu bakoresha amatwi yabo cyane ngo bumve gutaka kwacu, bumve kwivovota kwacu, ndetse rimwe na rimwe baza kudusura ngo bumve ko tuvuma abatugiriye. Cyane cyane ko hari n'igihe umuntu uje kugusura uri mu bibazo aba akuzaniye amakuru y'umwanzi wawe kugira ngo yumve amagambo yo kuvumana aturuka mu kanwa kawe. Aba banyururu baratangaye, bumvise icyumba cyahindutse. Nyamara mbere y'iki gihe ntibari barigeze bumva amasengesho n'indirimbo ziva muri icyo cyumba kijimye. Bivuze ngo mu gihe cyose uzagera ahantu habi, abantu basanzwe bagera bakivovota bagataka, igihe uzagera mu buzima abantu bageramo bakijujuta ndetse bakavuma abantu, haba hari amatwi menshi ategereje kumva ukuri bwifate muri ibyo bihe. Aho niho abantu bazavuga bavuge bati uyu muntu ntagize gute, ntasanzwe. Bamenye ko muri izo mbohe harimo imbohe zidasanzwe. Abarinzi ba gereza n'imbohe baratangaye cyane, bibaza abo bantu abari bo. Abantu bari bakonje, bishwe n'inzara, bakubiswe cyane, nyamara bagashobora kwishima. Amen. Abarinzi ba gereza byarabayobeye. Abandi banyururu izi saha baba batangiye kurwanira ibiryo, izi saha abandi banyururu baba barimo kuzana akajagari bashaka aho bari burare. None abangaba barishimye, baranezerewe, ntibarimo kuza kurwanira iki ibiryo, nta magambo yo kuvumana, ahubwo barimo bararirimba. Aba bantu ni bantu ki? Ni iyihe mpamvu ibatera gukora ibi? Iyo Imana yakugezemo itera abantu kukwibazaho, uyu muntu ni muntu ki? Ko arimo kwinjira mu bibazo bimeze gutya, ko turimo kubona situasiyo imeze gutya, ni iki kirimo gutuma akomeza kwihagararaho mu gihe azengurutswe n'ibintu bibabaje, akaba aribwo arushaho kugira gute? Kwishima. Nshuti zanjye, aya magambo aratangaje cyane. Muri Bibiliya uyu mugabo ndetse wari wabafashe yagerageje rwose no gukurikirana indirimbo zabo. Muri icyo gitabo harimo amagambo akomeye cyane avuga ngo mu gihe abantu bari abagome kandi bafite inzika ndetse batitaye ku nshingano zikomeye bari bafite, bari barakariye intumwa, Imana yo mu ijuru ntiyari yaribagiwe kugirira abagaragu bayo ubuntu. Ijuru ryose ryari ryitaye ku bantu bagirirwa nabi ku bwa Kristo, kandi abamarayika boherezwaga gusura inzu y'imbohe. Amen. Ijuru muri kiriya gihe dosiye yari igezweho mu ijuru. Buriya mu ijuru bagira dosiye nyinshi, ariko hari igihe dosiye mu ijuru bubura dosiye ivuga ngo abarimo kurenganyirizwa agakiza k'Imana. Ubwo ijuru rero iyo ryubuye iyo dosiye, haba harimo gukurikiranwa abagabo bakubitwa n'abagore bavuye gusenga, abantu birukanywe ku kazi na ba shebuja, abantu bagiye bangwa n'ababyeyi kubw'ubutumwa
bwiza, ababesherwa ndetse n'abandi barenganywa, abafite agahinda mu mutima ka bene wabo bifuza ko bakizwa. Iyo dosiye y'Imana yibutswe y'abarimo kugirirwa nabi kubw'ubutumwa bwiza, Imana yohereza n'abamarayika bajya muri za gereza kugira ngo wa muntu w'inzirakarengane wicayemo atijujuta, atagira uwavuma kandi ataza kuboroga, kuko gutaka kwe kwageze mu matwi y'iki? Y'Imana. Muri uwo mugoroba rero mu bamarayika Imana yari yohereje mu magereza atandukanye njyewe ntazi, hari umumarayika woherejwe muri iriya gereza bari barimo. Ikintu gikomeye ku bwa Kristo, kandi abamarayika boherezwaga gusura inzu y'imbohe. Igihe bazaga rero abo bamarayika, isi yaratigise. Amen. Umuntu w'Imana ni umuntu utagize gute? Udasanzwe. Gusa ikintu kidasanzwe ntabwo kumugirira nabi uzabone izuba ryabaye umutuku, ntabwo kurenganya umuntu w'Imana uzasanga amazi yatembaga amanuka yazamutse, ariko ijuru rimenya ko hari ikintu cyagize gute? Cyabaye. Isi yaratigeze. Yesu yari yarigeze kubwira abigishwa be, ababwira yuko Data wa twese akunda abanyabyaha nk'uko akunda umwana we. Kandi koko ibi bintu byabaye aba bantu b'Imana bari muri gereza bagiye gufungurwa, bimeze nk'ibyabaye Yesu agira gute? Apfa. Imana izamura umuntu w'umunyantege nke ikamuha agaciro ku buryo umuntu ufunze ari umuntu sempre udasanzwe. Isi n'ijuru bimenya ko umuntu agize gute? Afunzwe. Reka ngere ikintu mbabwira, turi abantu b'Imana, twambitswe icyubahiro cy'Imana, ariko ntibizabuza abafite ububasha kuturenganya, ntibizabuza kugira nabi, ariko hari igihe ijuru ryicara rikavuga ngo too much, bimaze kurenga urugero, aho bigeze ngiye gukora igikorwa cyerekana ko uyu ari umwana wande, ari umwana wanjye. Umunsi umwe abantu basuzuguye Yesu, baramusuzugura cyane, ndetse harimo n'abandi baje kwishakira Yesu bitwa Abagiriki. Abagiriki bumva amagambo y'urucantege no gupinga abantu bapingaga Yesu. Abagiriki banga gucibwa intege n'ayo magambo, barakomeza kugeza ubwo intumwa imwe ya Yesu yabwiye Yesu iti, nyamara nubwo twiriwe mu murimo dufite Abagiriki baje kugira gute? Baje kukureba kandi baragukeneye. Bageze kuri Yesu, muzi ikintu yakoze? Yarebye mu ijuru aravuga ngo Data, ubahiriza izina ryawe, ubahiriza umwana wawe. Ijwi rivugira mu ijuru ako kanya riravuga ngo ndamwubahirije kandi nzakomeza ngire gute? Mwubahiriza. Ayo magambo abo bantu bari baraho barayumvise batabanezero, baravuga bati dushimye Imana ko twabonye Imana ihamye umwana, urugendo rwacu ntabwo rwapfuye iki? Ariko abafarisayo bahoraga bavuga ngo gira ikimenyetso twereka ko uri umwana w'iki? W'Imana. Biterwa n'impamvu zakuzanye gushaka Yesu. Icyabaye, isi iratigise, ndetse muri ako kanya inzugi za gereza zari zifunze cyane zarakingutse. Amen. Nimureba neza muri Bibiliya mu Byakozwe no mu gice cya 16 murongo wa 26, Bibiliya yavuga ngo uwo mwanya haba w'igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zirakinguka, iminyururu yabo yose igira gute? Iradohoka. Iyi Imana yohereje marayika wo kukubohora, nta muntu wabyitambika. Iyi Imana yohereje marayika wayo kugutabara, nta muntu wagira gute? Wabyitambika. Niyo mpamvu muri Bibiliya hakoreshwaga inyito ivuga ngo ndohereza marayika wanjye abajye he? Abajya imbere. Imana ifite umumarayika yohereza gutabara abantu b'iki? Abantu b'Imana. Niyo mpamvu Zaburi yavuze ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha, akagira gute? Akabakiza. Iyo udafitanye isano n'Imana, udafitanye umubano mwiza n'Imana, uyu mumarayika ntashobora kuza, kuko uyu mumarayika aza gutabara abantu bafashe ubuzima bwabo babushinganisha hehe? Muri Kristo Yesu. Nshuti zanjye, ikintu cyabaye nta kindi, uwo murinzi, umurongo wa 27, uwo murinzi arakanguka. Ndagira ngo mbibarize,
ni igiki cyari cyasinzirije uyu murinzi? Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cy'umwuka w'abahanuzi haranditswe ngo umurinzi w'inzu y'imbohe yari yarumvise amasengesho n'indirimbo by'intumwa zari zifunzwe, maze aratangara. Igihe binjizwaga mu buroko, uwo murinzi yari yarabonye inguma zabo zikibyimbye, yari yababonye bakibazana ngo bamamuzanire, yababonye ibisebe byabo byakomeretse. Mu magambo make, umutimanama w'uyu murinzi wamusabye ko hari icyo yagombaga kubafasha, umutimanama we agira gute? Arawucecekesha. Icyo yakoze ahubwo ni ikihe? Yongeyemo izindi nkoni arabakomeretsa birenze. Kubera iki? Ndashaka kubabwira yuko uyu murinzi wa gereza Imana yararebye ibona niwe iri buhereho namara gukizwa azahinduka ikimenywa bose, kuko abantu bari bazi ubugome bwe, abantu bari bamuzi uburyo ahubuka n'ububi bwe, amateka ye yari yangiritse nayo mu rugo rwe yangiritse. Kubw'ibyo yari umuntu wabaye mubi cyane. Imana iravuga ngo urugi rwo kugira ngo uyu mujyi umenye ni umuntu umwe, kandi uwo muntu akora hehe? Akora muri gereza. Uyu naramuka ahindutse, uyu mujyi nzaba mbonye urugi rwo gucengerera. Abantu nawe arengaho agira gute? Arabakomeretsa. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, nuramuka ugize amahirwe ukamenya ko mugenzi wawe yakomeretse. Umuntu ashobora gukomerekera muri korari, umuntu ashobora gukomerekera mu nama y'itorero, umuntu ashobora gukomerekera mu rugo iwe akomerekejwe n'uwo bashakanye, umuntu ashobora gukomerekera mu muryango, umuntu ashobora gukomerekera mu murimo, ashobora gukomereka mu buryo butandukanye. Nugira amahirwe ukamenya ko umuntu yakomeretse, uzirinde kongeramo izindi nkoni. Ujye umurekera izagize gute? Izafite. Hari umuntu umwe wo muri Bibiliya ari we Yobu. Yobu yahuye n'ibibazo, arangije abantu baza kumusura baramucyurira. Harenje ababwira ati ariko mwa bantu uko ndi ubu ntibashimishije, ubu ni ngombwa ngo iyi mibabaro mfite muyongereho indi. Mu magambo make ni nkaho yarababwiye ati ibyo mfite birahagije, mwikongeraho ayo magambo yanyu nta kintu agize gute? Nta kintu amariye. Uzirinde kugera mu byago ufite inshuti nka ziriya za Yobu. Umuntu uza kugusura ugashima Imana uti ngize amahirwe angezeho, uko biri kose uyu munsi urira neza, waba urwaye agatangira atariko ati ibi bintu urwaye ko bidasobanutse, ubu Imana nirimo kugukubita akanyafu nta kintu wayikoreye ukayihemukira. Ugatangira uti ntabyo nzi, ndasenga umutimanama wanjye ntacyo nshinja. Wagiye wisuzuma ko nta muntu uyimenya. Reka nkubaze, uyu muntu yaje kugusura kuguhumuriza mu by'Imana, ndakakwitegereza kwa muganga barimo kugutera serumu ivamo indi ijyamo, yarangiza ati dusengu yaragiye tu. Mana turagushimiye ko wabanye natwe, umuntu wawe ndabona amerewe nabi, randevu aramutse apfuye, randevu ku nyanja y'iki? Hari igihe Imana mu bigeragezo yanga ko abantu batugeraho ukaba niwo muti mwiza wayo. Ko hari umuntu ukugeraho ugasanga aje kukwica, ugize gute? Uhagaze. Uyu muntu yari yarabonye intumwa zikomeretse, arangije ajya muri bya bisebe yongeramo iki? Yongeramo ibindi. Ijambo ry'Imana riratangaje. Igihe binjizwaga mu buroko, uwo murinzi yari yarabonye inguma zabo zikibyimbye kandi zivirirana, kandi nawe ubwe yari yarashize ibirenge byabo hagati y'imbago. Yari yaribwiye ko azumva bataka kandi akabumva baniha, ariko yumvise indirimbo z'ibyishimo no guhimbaza. Icyo yarabategerejeho si cyo yagize gute? Reka njye ikintu mbabwira, ndasaba Imana muri uyu mugoroba ngo icyo abantu bakeka twakora turi mu kigeragezo, turi mu kibazo, ntakaba ari cyo bagira gute? Batubonaho. Amaze kubafunga amaguru nk'umusirikare w'umugome, yategereje kumva baza gutaka, bijujuta, bivuma. Arategereza, araheba. Icyumba cy'agahinda, icyumba cy'umubabaro, icyumba cyo gukubitwa cyahindutse isoko y'indirimbo. Ntabwo nzi indirimbo baririmbye kuko Bibiliya ntabwo iyerekana. Iyi ndirimbo buri gihe nyigirira amatsiko. Indirimbo umuntu aririmba, marayika akamanuka, marayika agakingura urugi, ndetse
hano nagira ngo mbabwire impamvu yatumye nsoma aya magambo. Iyi ndirimbo ntabwo yari indirimbo isanzwe. Haranditswe ngo ariko uwo mugabo yumvise indirimbo z'ibyishimo no guhimbaza. Uwo murinzi yari yasinziriye, asinzira ari kumva amajwi y'izo ndirimbo, maze aza gukangurwa n'umutingito ndetse no kunyeganyega kw'inkuta z'inzu y'imbohe. Muvuge ngo amen. Indirimbo y'abantu b'Imana yaragiye isinziriza umugabo wari warabuze amahoro mu mutima we. Aka ni akamaro k'indirimbo. Ariko abantu bamaze kugira imyuka mibi, umuntu asigaye avuga ngo iyi ndirimbo ngo ikurikiye ikibwirizwa ngo iragihanagura. Ubu bantu basigaye bumva umuririmbyi uhagaze ku ruhimbi, ujya kubona ukabona abantu barasohotse bitabye telefone, bariya se baba baririmba iki? Wowe se niba utabasha, reka njye ikintu mbabwira, Imana yemeye ko aho kugira ngo abamarayika bari bo baza kutubwiriza, tuzabwirizwa n'abanyantege nke bagenzi bacu. Icyo nagira mbabwire ngiki, indirimbo yasinzirije udaheruka kugira gute? Gusinzira. Ariko ubu ngubu indirimbo z'Imana mwaraziretse. Ujya kumva umuntu w'umukirisitu yambaye kuteri, ukamwegera uti niza numve. Kumva arimo arumva indirimbo ivuga ngo agahinda karakanyagwa. Undi wajya kumusura ubwo ni mu gitondo kare kare, abandi barimo bararirimba mu gitondo, njya ndirimba barimo baritegura gusenga. Wakabyukira ku yindi ngo mbese amatwi yawe ko horo yabanguriye wumva inkuru mbi yamvugwaho karimi kande. Reka mbabwire, aba bamarayika b'Imana boherezwa gusura abantu b'Imana bari mu kaga. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero nasomyemo amagambo ngo bajya baza mu ngo zicumbitsemo abasore, ngo bakabura uko binjira bitewe n'amagambo y'amatakaragasi bumva muri izo ndirimbo. Iyo ushaka gukorana n'ijuru, buri kantu kose gafite agaciro mu bigendanye no gukiza umutima. N'indirimbo twumva ubwazo, uko dusuhuza abantu tugenda, uko twambara, uko twifata mu bigeragezo niyo twaba ducecetse. Amagambo tuvuga mu kigeragezo nubwo twaba tutazi ko abantu batwumva, bifitanye isano yo kugaragaza ko dufite Imana cyangwa ntayo tugize gute? Nta dufite. Itondera indirimbo wumva, kuko ibyo utinda wumva nibyo uzagira gute? Ubu dufite abadamu barimo gukurikirana za radiyo nijoro, umugore akaba arimo arumva ikintu cy'ikiradiyo cyangwa cy'igiteleviziyo nijoro nka saa 3 za nijoro, saa 4, barimo kumubwira tekinike azakoresha kugira ngo ashobore umugabo. Umugabo n'umwana wundi ntabwo wapfa kumushobora. Tera agatebe nkwereke uko uzamubasha. Naza n'imikino uzahukane, naza n'iki, natwe twese. Ngewe ndimo gukora iki kiganiro mbabwiza ukuri, nanze imiserero y'umugabo, nta mpamvu yuko umuntu atantunze anshyushya mu mutwe. Abagabo ni ikizi, hoya umuntu ashobora kubaho ku giti cye. Kuzajya kubona n'umugore w'umukirisitu abwiye umugabo ati bakubwiye ko mvuye hanabura handi njya, hari ahantu ho kujya we. None ibyo barabyize mu ngingo ko wakangaye. Ibyo mwumva, ibyo mureba mutindamo bifitanye isano n'imyanzuro mufata. Ndagira nkubaze, mu bihe by'akaga n'amakuba witabaza iki? Aba bararebye muri gereza babona ko kuririmbira Imana bishobora kugira ubutabazi bibaha. Wowe witabaza iki? Ijambo ry'Imana riratangaje. Imana irimo iremera kubabara kwa Paulo na Sila, ariko irimo irishakira umunyabyaha umwe ukora hehe? Ukora muri gereza. Byarangiye gute rero? Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ngo agire gute? Ngo yiyice. Hari abantu ubuzima buba bwaranze, basanganywe ibibazo, ku buryo akabazo kose kabaye ahita akubwira ati bayisinzagaruka. Ugiye heza? Ngiye aho abandi bajya. Ukamukurikira ajya kubona ukabona arimo aratunganya umugozi awushyira ku giti. Ibyo urimo ni ibiki? Hoya ngiye ubuzima burandambiye. Hari abantu bakoresha iturufu yo gukanga ngo bagiye gupfa. Ahantu ntuye, umugabo yahamagaye abagabo basangira, arababwira ati ndamanutse ngiye muri Nyabarongo. Bagabo bari bamaze kwinywera inzoga, rero bazihaza. Umwana aramubwira ati manuka sha. Aramanuka, ageze epfo areba inyuma ngo arebe ko hari uwamukurikiye waje kumugarura. Aramubura, agezemo arayireba, aragaruka ati nagira ngo mbarebe sha.
umuntu wamunyeretse arambwira ati uriya mugabo n'imbwa n'umunyabwoba, umuntu wageze kuri Nyabarongo akagaruka. Reka ngiye ikintu mbabwira, ni iki kizakubwira yuko udafitanye connection n'ijuru? Ni igihe cyose uzagira ikibazo mu rukundo rw'uwo mugiye kubana, havuka akabazo ukumva wakwiyahura. Ni igihe cyose uzabona umutungo wari ufite uhombye ukumva igisubizo ni ukwiyahura. Ni igihe cyose uzabona ubuze uwo mwashakanye ukumva ugiye kwiyahura. Ndagira ngo mbabwire ngo ku bantu b'Imana, na nyuma y'aho abantu bavuga ngo ugiye gupfa, Imana iba igifite ububasha bwo kuguha kubaho. Iturufu rero reka mbasabe, n'abantu bajyaga bayikubitisha hano, ukajya kubona ukabona umumama abana baramucanze, hari igihe muzambura ndebe uko mubaho. Urakanga iki? Ntimugakangisha urupfu, ubu wabuze ibindi bintu uvuga. Hari umunsi uzambabaza ngende no kugaruka, papa kana uzabigenza ute? Nzabigenza nk'uko abandi babigenza. Umunsi umwe nicaye mu modoka njya ku kazi, hari umuntu wiyahuye kwa Makuza, kuri etaje yo kwa Makuza. Noneho babivuga muri radio mu gitondo barimo kubidiskitaho. Ngiye kumva numva umuntu twicaranye aravuze ngo yabaye intwari. Yabaye intwari yiyahuye. Ngo abantu benshi ngo barabigerageza bikanga. Cyo ni ikimenyetso cy'uko udafite Imana. Umuntu wese wiyahura aba amaze igihe yaratandukanye n'Imana. Sawuli ku rugamba yarasanzwe arwana intambara zirenze izo yari arimo, ariko umunsi umwe kubwo kuburana n'Imana, kubwo kugirwa inama n'umupfumu, kubwo kurya ibiryo by'umupfumu, Sawuli yaravuye ku mavuta y'Imana, Sawuli yarisha abatambyi b'Imana. Umunsi umwe Satani yaramwongoreye ati uyu munsi ntuwucika. Sawuli yinginga abantu ngo bagire gute? Bamwiyicire. Iherezo ry'umuntu wataye Imana, ubuzima bwarabwiyambura. Kandi Bibiliya ivuga ko ubuzima bwacu bukontororwa n'iki? N'Imana. Iturufu yitwa kwiyahura mw'abagore mwe, ntimuzongere kuyirisha, nimbi kukangisha kwiyahura. Nshuti zanjye, akimara kubivuga, Satani ni umugome. Uyu mugabo Satani arimo aramubona, akabona uyu muntu naramuka yakiriye agakiza azahinduka. Namara guhinduka nabo mu rugo rwe bazagira gute? Kandi Satani arimo arareba akabona imbaraga zirimo gukoreshwa mu gukiza imitima n'imbaraga tangira. Satani yongorera uri bukizwe, aramubwira ati irangize. Imana ijya mu bagaragu bayo. Murongo wa 28, nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi, twese turi hehe? Turi wa mugabo atumira itabaza, atumira itara, aturumbukira mu nzu. Yari arimo guhinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati batware, nkwiriye gukora nte kugira ngo nkire? Amen. Iki kibazo abantu bagiye bakibaza muri Bibiliya, bose bagiye babona igisubizo. Ngo ubundi mu bibazo byose dufite, ku rutonde rw'imbere hakagombye kuba hari ikibazo kibaza ngo Mana nkora iki ngo nkire? Iki kibazo ngo umuntu yakibajije Imana iranezerwa. Niki nakora ngo nkize ubugingo bwanjye? Niki nakora kugira ngo mve mu kaga ndimo? Niki nakora ngo mve mu buretwa bw'icyaha? Amaze kubaza gutya rero, anapfukamye, ibi byari ibimenyetso by'uko umwuka w'Imana yatangiye kwinjira mu mutima w'uyu mugabo. Bibiliya iratangaje. Baramusubiza bati, icyambere urutonde, izere umwami nde? Yesu. Kandi numara kwizera umwami Yesu, urakira byanga byakunda. Niki kizakubwira ko ukijijwe neza? Barakomeje baramubwira ngo izere umwami Yesu, urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. Uyu munsi ijuru ryari ryagendereye uyu mugabo. Hari umunsi ugera ukabona hari umuntu Imana irimo kugira gute? Reka mbabwire, buriya niyo tubwiriza gutya, abantu barahaguruka bakihana, abandi bagataha bakubita mu mitima yabo, ariko uwo munsi uba ufite nyirawo. Niki kizakubwira ko wabwirijwe n'umwuka w'Imana? Uzajya kumva umuntu arakubwira ati iki cyigisho ni njyewe cyaje kije gushaka.
wibuka uburyo wagerageje kugihindura mu bitekerezo. Ababwiriza baraha murabizi, hari igihe ibibwirizwa bine bikugonganiramo, abajya babwiriza mwamaze kubyumva, warangiza umutima ukakwereka icyigisho ukakimarana iminsi, ariko byaba bigeze nka jedu uzabwiriza ku isabato, ukumva cya kindi wari warashyizemo kirimo kiragenda gitakaza imbaraga, ukumva kimeze nk'igidafite amasomo, uko kimeze nk'inzu idafite amadirishya. Warangiza wajya kumva ukumva hazamutse ikindi kikugiramo imbaraga ku buryo uhumeka ari uko maze kugira gute kugitanga. Ujya kubona ukabona umuntu aravuze ati rero icyigisho cy'uyu munsi ni njyewe, kandi Imana ishimwe mvumbuye ikibazo cyanjye aho kiri, ibyo abandi ntibigize gute ntibindeba. Izera umwami Yesu urakira, kandi numara gukira birakiza n'abo mu rugo rwawe. Bibiliya irakomeza, bamubwira ijambo ry'umwami Yesu. Ntabwo twahamagariwe kwizera umwami Yesu gusa mu kirere, ngo tujye dufata kuri antene za radiyo tugende twambaye imisaraba mu gicuku cy'iryo joro. Akomeza kwitegereza amagambo bavuga, umutima we wakamo umuriro, yumva azabona amahoro n'uburuhukira nuko yakiriye Yesu. Bigeze nimugoroba n'injoro mu gicuku cy'iryo joro, arabajyana. Bibiliya iravuga ngo abuhagira inguma. Yibutse yuko baje barakomeretse, ariko nawe yashyizeho iki arangije aravuga ati rero nk'umuntu w'umugome nkaba nzi no komora. Buriya abantu bakubita abajura baba bazi n'icyo wakorera umuntu w'umujura. Nigeze kumva umuntu arimo kumbwira umuntu wakubiswe inkoni nyinshi, umuryamishije kuri matora buracya agapfa, ariko iyo umuraje kuri sima ikanda ya mibyimba ikabuza amaraso kwirukanka ngo asohoke. Aba bantu rero, uyu muntu yari umugome, ariko nanone akaba azi tekinike yakoresha, kuko yarabajyanye abuhagira inguma. Amaze kubuhagira inguma, Bibiliya iravuga ngo aherako abatizanywa n'abe bose. Twongere tubitondeke neza. Imana yaje kumushaka. Imana yemeye ko abana bayo bajya mu byago kugira ngo nyabyago agire gute akiri. Uyu muntu niyahabwaga konji ku kazi. Kubw'ibyo rero ibibwirizwa bye byagombaga kubera aho agize gute aho akorera. Icya kabiri, yashatse kwiyahura, ariko kuko Imana imufiteho umugambi w'ahazaza, umunsi w'urupfira wuhindura nk'uko natwe byatugendekeye. Arangije arapfukama, amenya ko ubuzima bwe buri mu kaga. Aravuga ngo nkore iki ngo ngire gute nkizwe. Abwirwa ko agomba kwizera umwami Yesu. Amaze kumwizera rero aravuga ati ibi bintu biraryoshye, nubwo hari icyo Imana irimo gukora muri njye, reka ngende noneho n'abayiwanjye n'abandi bantu banzi nabi babasha kumenya ibyo nanjye nagize gute namenye. Afasha ababwiriza, abajyanye iwe mu rugo, barabwirije. Bigeze ninjoro, arangije aravuga ati ariko rero naranabahemukiye mwabagabo mwe, mboneyeho umwanya wo kubasaba imbabazi. Biriya bintu nakoraga cya gihe sinari ngize gute kuko iyo umaze kumenya ijambo ry'Imana nibwo umenya ko iminsi yo kujijwa wayigize myinshi, kandi nibwo umenya ko Imana yiteguye kuguha imbaraga. Icyo yakoze rero ni iki? Amaze kubuhagira inguma, mu magambo maze, amaze kwaturira abo yahemukiye, amaze gusaba imbabazi abo yagiriye nabi, Bibiliya iravuga ngo abatizanywa n'abe bose. Umubatizo ni ikimenyetso cyerekana yuko njyewe wa kera amateka yanjye ya kera ntazabaherane mu bwonko, ahubwo nimutangire murebe chapter 2. Chapitre ya mbere, ndi umujura, ndi umusinzi, ndi igisambo, ndi n'umugome. Ariko nimuzagume kundebera muri iyo chapitre, ubu mfite amahirwe. Iminsi yo kujijwa Imana yagize gute yarayirengagije, ahubwo nimutangire murangarira amateka mashyashya. Iyo umuntu agiye kubatizwa n'icyo ngicyo abavuga, babatizwa mu mazi menshi. Umurongo wa 34 Bibiliya iravuga ngo arabazamura, avuye aho yagiye kubatirizwa abajyana iwe mu rugo, arabagaburira. Ubwo ni iki? Umuco w'ubusambo nawo wagize gute iyo umuntu abaye umuntu w'Imana, rega ubusambo nabwo buragenda. Hari uzi gusura umuntu, wahagera hageta atangira ati wa munyagwa ku rusengero araje, akicira isiri umukozi wo mu rugo ati bubigumanya. Ariko nakubwiye ngo icyo wese nabwiye ngo tujye turebana mu maso.
ubu hari abantu baba baratoje abakozi imvugo ku buryo usenga umukozi wo mu rugo agahita amenya ati uyu muntu ni inshuti ya databuja, uyu ari burye. Hakaba n'uwasengera agahita avuga ati ubu n'amazi yo kunywa ntabwo nayajyana, nasigara mu manza. Erega Imana igeze ku muntu hari ibintu byinshi bihinduka. Umugabo azamukanye intumwa, arabagaburira. Bibiliya iravuga ngo yishimana cyane n'abo mu rugo rwe, kuko urugo rwe rwari rwarahuye n'ibibazo rudaheruka umunezero. Bibiliya irangije iravuga ngo kubera iki yishimanye n'abo mu rugo rwe? Nuko yari yizeye Imana. Nguru urugendo uko Imana ishaka umunyabyaha kandi ikamubona. Kandi Imana ishatse umunyabyaha ikamubona, uwo munyabyaha birangira n'abo bari kumwe abazaniye Imana. Ikibazo ni iki? Imana ko yagushatse yarakubonye. Niba yarakubonye se mu kukubona, umushinga wo kukubona Imana yarungutse cyangwa irimo irahomba? Muri uyu mugoroba ndasaba Imana ngo iduhe kwiga, iduhe kwihana, kandi iduhe kuyikunda. Kandi ujye uceceka mu bigeragezo. Pawulo na Sila ntago bari bazi ko aha hantu ariho hazakomoka itorero ryiswe itorero ry'i Filipi. Niyo mpamvu Pawulo yabandikiye arababwira ngo mugomba kugumana kwizera mwanyumvanye na kwa kurwana mwanyumvanaga, ari nako mukinyumvana na bugingo na bugingo n'ubu. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe Imana yemera kuhinduka ikibaho yandikaho amasomo kubera ko ufite abantu benshi bagusomaho. Imana ikemera kugucisha mu isomo kugira ngo ku musozo w'iryo somo hazabe hari abantu bamenye gutandukanya Imana na Satani, bazi gutandukanya isi n'ijuru, bazi gutandukanya gukizwa n'ubuhezanguni. Irinde kurumbira Imana. Muri uyu mugoroba bishoboka ko waba ufungiwe mu cyumba cyo hagati, cya cyumba cy'ubwihebe n'agahinda. Bishoboka ko waba uri ahantu abantu bagutegereje kukumva mu kanwa uvuma abantu, wivovota, wijujuta, ndetse ugaya Imana ko yagutereranye. Ariko igihe kirageze ngo abakuzengurutse bajye bumva ibituruka mu kanwa kawe bibakomeze, kubera yuko urakomeye. Ikindi kandi nubwo hatagira umuntu ukugeraho ngo agukurikirane, ijuru rizohereza abamarayika baryo ngo bakurikirane ibibazo byawe. Mwituze no mu byiringiro nimwo tuzakirizwa. Imana ibampera umugisha muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu.
yaje nagariho iwacu twifitiye gakondo nziza hirya y'ibicu nuko tuzasanaza ku bicu bikurerekanwa icyo twizeye nuko nahishurwa tuzasa nawe agaciro kanjye ni Yesu naguzwe amaraso yakiza nzahindurwa nze n'umukiza wanjye Yesu nzasa nuko Yesu azabasa nzagera ku gihagararo cya Yesu reka ndirimba ko gakiza kiza kazahishurwa kazabaje aje kazahishurwa kazabaje nubwo mu isi byamera nkaho ndi suzugurwa nzahindurwa nk'igikomangoma cyo mu ijuru nzasa na Yesu haleluya amen nzahindurwa nze n'umukiza wanjye Yesu nzasa nuko Yesu azabasa nzagera ku gihagararo cya Yesu reka ndirimba ko gakiza kiza kazahishurwa kazabaje aje kazahishurwa kazabaje Yesu aje Yesu uzaba witeguye Yesu aje Yesu aje Yesu uzaba witeguye Yesu aje Yesu aje